cyo nta nzu ufite, icya kabiri nta mafaranga, icya gatatu noneho umva ikirenze uri umutindi nyakurya wowe ntabwo uzayakura hehe umva n'ibibazo nkana. Noneho rero we mu rugo kwa Munani nanjye ngiye gukora iyo bwabaga ndavuga n'amagambo menshi ndabizi ubwo kubera ukuntu umukeneye ntujye gusanga. Urabona adasa neza ikigo yigamo. Gafi Niko njye wowe waryamiye bimeze bite? Cyakora twumvikane flash yanjye nyibone. isi flash yawe ngenda yishinzwe. Umva twumvikane. Igice cya karindwi cyasohotse. Uri kumva ngomba kujya gufatisha rero nkirebera filme yanjye. Twagira usigaye inywa urumogi ruri expired. Ndunduke. Umva rero sibyo? Njyewe nshaka flash yanjye. Nta wundi muntu tubana muri iyi nzu, sibyo? Uzabura gucunga ibintu byawe neza ngo nzajya ngucungira ariko wabaye ute? Kimani zikure. None se undi muntu tubana muri iyi nzu, undi muntu ujye dufatira flash utari wowe. Okay. Ariko reka nkubwire kubona umfata ukansiga ukagenda irungura ikanyica ariko iyi telefone ari izambaye. Vuga ngo nirwe nicenye nawe hano. Nyamara mama yari hose pe mama. Sasa ikibazo cyawe. Tangiye kuzana ibya mama gute? Nukuri mama yari hose. Nisi kubona mfite musaza wanjye nawe nukunsi. Nawe nagusiga. Tuzagira azana ibya mama. None si kunsi mama twaricara tukaganira akamariro none nawe nakagombye kuba nsigaranye nawe uri kunsi. None se ushaka nyirirwa none nicaranye nawe hano. Ako basukanama n'umwanya tukaganira. Musaza wanjye naga ari byiza nukuri. Cyumbabarira di. Nese ubundi ni ndubutsigiye buretse nusanga ikintu cyambaye tuzareba. Umva nge ndi umugome. Ndi umugome. Yewe data. Azagera n'umuntu gukinira hano no urebe. Rero ibyo mukorera. Ubu ngubu ni ngiye murinzi wawe. Rero uzajye komeza umbe hafi. Nisi kuba wigende nguri kureba filme wandukishije filme. Muri sine wana muri sine na bene wanyu. Agukoma. Kira fresh Munani. Ye. Zaboneka ngo wayigurisha. Ni gutya bayigize. Bayigurishije. Zanjye bayigize uki. Iri joro nibarararamo. Akomya umva. Uri umusazi. Genda umusazi kunzu yanjye ariko akanakumve. Uri kuzura kwinjira mu nzu uri umusazi. Ahubwo sereka nkubwire wa muntu. No kwinjira muri toilette binjira bakomanze. Uri kunyumva neza? Kuyi. Wowe ubushano bwawe. Ubushano bwawe shano na bene wanyu. Ndewe uri kunuka. Kunzu yanjye niyubaki. Ako musaza banzu kamfashe. Oya. Uzuba bwawe. Meze neza cyane. Kubyuba cyane gusa. Ibyishimo. Twishyura mu nzu. Twicarire aha ngaha kuko ndabona n'akazuba ariho kari kurasira. Twicara hasi.
warambeshye kandi ntabwo njya nkunda umuntu umbeshya kandi ntabwo ari ukukubeshya nagize yumva gahunda zintunga umbwira ko wari wagiye nka mukuru wawe ku bitaro urarwaragurika ariko ntacyo mbese bimeze gutya shashize okay ikintu naguhamagariye rero ikintu kimwe nabaye umusiribateri kuva kera mbaho nitekera nkora iki ariko ubu ngubu ndabirambiwe ariko n'akazi mba mfite kaba ari kenshi urumva nyine ntabwo byajya bihura ikintu nshakaga kukubwira yuko ubu ngubu tugomba kuva mu magambo tukava mu bintu by'abana njye nawe tukaba umuntu umwe tugahita dukora mariage wow mbega byiza uri muzima ntose uri kubona napfuye ngewe ndavuze ngo nsohoka hano wabwa we sohoka ngewe ndibwa ku nzu yanjye n'umusaza atinya nyina inzu yanjye mumaze kuyigira ukibira kabyuzuyemo nahise uki ariko uyu muntu ni umusozi ariko reka nkubwire iyi ni yawe wowe umva rero reka nkubwire buri uri kubona nakuretse sibyo ariko mwese ubugome bwanjye naguhina Gaspard umva nkubwire wahinira mu nzu yanjye ariko uri kubona ndi mugufi ukagira ngewe wanyirenza sha hano ni iwawe ni iwanjye ndavuze 2-3 ntabwo nawe ndavuze 2-3 sohoka sha mubonye mama maze kugenda ngo muje kudufatira musaza wanjye yagucumacuma ubugome bwanjye abantu nahamukiye iki gisambo gisambo na bene wanyu wambwa wari wewe ushobora gusohoka cyangwa ntushobora gusohoka babonye mama maze kugenda ngo yo ngo ushobora gusohoka cyangwa ntushobora gusohoka mwereke ubugome bwanjye ndetse weretse ubwanjye ngewe ngiye ni kure njyewe ngiye ni kure rero nje mu nzu yanjye agasuzuguro munyeretse wagashano wambwawe ishyano na bene wanyu iri joro ni muraramo urimbwa umenye ko ndimba none zinga amaguru genda genzi sobe kubwa buguru va hano uri kunyiburungushura huye mukanya ndaguturumbura sohoka sha bro wirakara wa mureka icyo gikarangwa munsi wano jano kumara iki baye n'igikara ariko reka nze nkubwire kuki iyo mubonye abantu bageze mu bibazo mwumva mwaza kubafata ibibazo sinijya bababwiye ngo mubikurure ubwo rero ubonye mama amaze gupfa uravuze ngo turatwana reka ngende ntubonerane iranzu nyibanyage baragushutse ngende umugome ariko ntacyo wantwara do inzira kuzanyura yize sohoka ariko none nsohotse mu yanjye sohoka umva none mureke mbereke ndaje mbereke mwambwa mwe wagicucu ubukana bw'imboga ni bwotse imbehe gicucu turibe wongeye kunkora ntundebe ngo nuko ndi umukobwa mama amaze kugendana bayi umuhungu nakwasa ukositime utagakwiriye soka wambwa we soka utangiye ukiri muto wanjye wirakara nkiri muto kuba mutoni mu mutwe uzaharananya ku meza utera emeza ute washano sana kubwa buguru genda ndaje nkwereke ayo masatana akurimo turasubiza ikuzimu na n'isoni ura asanzwe narakijije ndanakizwa buri umva mba mukubusa ako musaza ngereka nkubwire kubera iki warose nabi wa mugani buri ndabo ariko waruzi n'ikindi nta muntu uzadukura muri iyi nzu ino nzu ni mama idusigiye igomba kuzatubeshaho mpaka ako bro bino bintu ni ibiki kuko biba biri kutubaho ubu aya ngo rero ubu buturage butangiye kwikomakoma ngo buje kudusohora hano ni iwacu bro reka hano ni nkubwire iwacu nuko asanze nambaye ijipo nukuri ko Imana asaga nambaye ipantaro mubyaye kwa rukuntu ntabwo se baranyibagiwe mbega ahantu umva ndi ukandagira nkatebera Sungu kandi yagiye umuntu yagiye kuko mbona adahari akaba asize n'urugo rurangaye Wow! Oh, my delicious food! uraje
jambo bibi wari wagiye he amakuru meze neza cyane wow bo shana inagiye kuri robine hakurya hariya umva ibintu byakomeye ubu amazi turi kuyagura 300 none ibaze ko yanangendeye ariko bananyishuje 300 ntabwo byoroshye amakuru shana imeze sha waje usanga ntahari nyine nari nakubuze nta kundi bo none se ngo bimeze bite shameze neza warushe kuri ya gahunda kumana ngiye buri ra gahunda ndimo kwitekerezaho umva ahubwo turimo gutinda use ko bibona se aho wagira fawe ashibera kankwereke rero nagiraga ngo tubigire vuba vuba ariko urabizi ko ntago nakwanzura itariki y'ubukwe utari wabivuga nawe ubwawe ugomba kugira urwaye ruhari wowe wingiraho ikibazo ahubwo gira vuba urimo uratinda none se sheri wumva twabigira cyane ari nje gushaka Cine ahubwo se muraho meze neza Fani mwana wanjye yarakuze ndabona mumeze neza tumeze neza hanyuma ngo mwari muje kunsura twari tuje kugusura ariko hari ibintu arije ko tuganiraho gato wambwira nta kibazo Patrick urabona nyine nakurerera umwana wawe Fani neza ndamurera mwitaho udahari urabona nyine nanjye igihe cyari kigeze nkajya mu rwanjye nawe ugakomerezaho nyine ukamurera ariko se Janet wamburanye iki kwera uyu mwana urabona adasa neza ikigo yigamo uzi abana babyigamo yabaye afite itoto nta kibazo wabuze iki ubwiye ko nanjye ngiye gushyingirwa nawe rero komereza aho ngaho Fana umurere dore amaze no kujya hejuru cyane wakomereza aho ngaho ukamurera nanjye nkabohoka ariko se Jenny ko ntacyo naguhisha kuzi ko aribwo nashaka tukaba tukiri abageni uje kunsenyera koko wimburanye ibintu byinshi nakubwiye ko usigarana Fani wawe nanjye nkakomeza urugendo rwanjye shaka ikindi kintu ukora cyangwa dushaka indi nzira tubicishamo nta yindi nzira ihari rero inzira ni ugusigarana umwana wawe nanjye nkajya kubaka u Rwanda urabona nta kindi twarenzaho ariko Janet ibi bintu ubu nkoreye gutya uzabyicuza nta kwicuza nawe ihangane dore aho Fana amaze kugira nawe komereza aho ngaho umurere niba ari cyo cyari kikuzanye urakoze cyane ubundi ni umwana wanjye nta kundi kwicuza irya mbere ryarakozwe ariko ntabwo rizasubira nta kibazo cyane sawa uzagenda uhirwe Fani sawa kangiye usigarane na papa wawe sibyo yes uzatunga utunganye murakoze Fani mwana wanjye tugiye kwa mama uzajya urya inyama sibyo tujye gutembera sibyo na kiriya kigo ugiye kukiguhindurira wigire hafi ikigo cyiza kandi ndabizi ko uzabaho neza hanyuma nugera mu rugo mva witonde wicare utuze nyine sibyo sinshaka ko umumama uri busangeho azamenya ko uri umwana wawe yego turumvikana wowe ntugire ikibazo bizakunda kandi uzabaho neza uzishima naramukunze nawe arankunda imitima nayo turagurana wese namujya kure rukundo hoya mukugeza mu gusasa
shandi kubona umeze neza sawa kabisa ngo umeze neza umunsi ndacana imbabura tuni ariko ntimarigenda shandi kubibona pe imirimo iba yakwishe ntekereza ko umeze neza shameze neza nta kibazo aho karibu nta kibazo sitari icara gatoya wari umeze gute sari shameze neza sinatekereza ko waza kunsura noneho ngewe mana we mva nari mukumbuye nta n'ukunzirikana sheri ibyo tubireke tuve mu magambo mva sheri urabizi Sandra kuri inshuti yanjye mva kuva kera pe kuva kera uzi ukuntu wangiraga inama na n'ubu ngubu nyendagarutse umbwira inama yewe ndahari isanzure kuri njye nta kibazo mba mfite abasore babiri pe babiri umwe ni umukene undi ni umukire none nabuze amahitamo nyine umuntu abura amahitamo shange nayabuze pe niba ndasanga umukene niba ndasanga umukire pe ntabyo nzi nkeneye inama zawe none se muri abo ngabo ukunda ati sha nyine nkunda umukene cyane ariko cyarinjije kuva na mbere mu bwana bwawe ntabwo ari n'ufite igitekerezo kizima mu rwego rwawe ariko bose nyine bari kunsaba ko tubana ubu nyine kuva ukunda umukene ugiye kumusanga nose ni amahitamo mfite nyine mva mutiri reka kuri rwanda ndavuga ni amagambo menshi ndabizi ubwo kubera ukunda umukene niwe ugiye gusanga ariko mfatiye keke turatungana subize ko umuvandimwe wanjye sinakubwira ngo ngende wirirwe mu mirima urimo uracukura ibijumba sanga umukire cya mbere na mbere ni uko yaba ufite amafaranga mbega impumuro nayo ntaherutse kuri iyi si be umeze ute cyane mwana we uhora untungura buri munsi ariko wambaye neza cyane merci chérie sheri bigaragare ko nzaniye inkuru iryoshye cyane ko tunitegura ya gahunda nyine nawe utayobewe shyira andi makuru se sha makuru ni byagendaga byagendaga nyine natwe amakuru ni meza byagendaga nanjye mba nibera ahangaha mu turimo two mu rugo cyane nguha agatebe wicare se nta kibazo nuko nari ndi kwihuta okay nta kibazo niba wihutaga ubwo byumvikane ko nyine ntabwo nagukora nta kibazo sheri urabizi ko nkukunda shabe nanjye nuko sinukunda cyane izo invitation ni watangiye kuzitanga se nizeye ko abantu batangiye kujya babona ifoto yanjye nawe bagatangira kuvuga hirya no hino yabize hano muri quartier biba byacitse sheri nyine kubera ikibazo nyine cy'iminsi nyine bibaye ngombwa ko dutandukana